ndabona Kigali nzahagwa ni ntitonda yewe we igitomati afite bunch nkukumbuye nkushaka n'Afrika nabaye Burundi mbaye imbarara muri Uganda wagiyemo neza ndumva rwose nubwo mukanya ndabyutse numvaga nta mbaraga afite ariko nubwo usuje ukumva zije kabisa ushubije haja hariya wabonye amazu haja kuri siège nabonye page ya hatari wanyu ntayihaba sibyo iriya nanjye nzoyirondera vuba cece nkubwire shyira hariya akabaga kawe gashyire hariya iyi kapita gishyire hariya none se kada karame ugira ibyangombwa yego ndabifise ufite ibyangombwa ndabifise ufite irangamuntu ndabifise ufite mituweli n'ubwishingizi bw'umuntu yivurizaho mu gihe agize ikibazo cy'uburwayi urumva yego ndabifise byose urabifite yego nizere ko ubu ngubu mu kanya ndakwereka uburyo cy'akazi uzajya ukora akazi aha ngaha amenye ko ari njye bosi wawe ntangorane ni njye ugomba kukumenya nkakumenya ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyaba icyo kurya kwambara ibiki we ntuzagire ikibazo ugakora neza akazi urumva ngira ngo urabibona hariya hose urabona hano ukuntu wahasanze ni ahantu hameze neza urabona ko hakeye si nta handi wari mu cyaro yego ndabibona urabibona yego ubwo rero mu kanya cyo ndagutambagiza nkwereke ukuntu ibintu bigiye bimeze kugira ngo nawe uko wasanze ahantu hameze bikuzakomeza kugira ngo ukore ayo masuku gusa bosi wewe uriko uravuga ngiki ujya mushahara wawe numva uriko urashaka kuzajya umemba numvisha ari make uzongeraho nyine ariko kandi usaba waka umushahara wongeza umushahara utarakora n'akazi zakongeza sibyo ariko ugomba gukora akazi neza amasuku urabona hano hantu ukuntu wahasanze ahantu hose ni neza sibyo niko ndabibona kandi ndabona ariko ubundi wabaye hehe ko nuvuga ikirundi wabaye mu Burundi hajya mu Burundi narahabaye sha Ingozi ariko uri umunyarwanda nizeye njyewe ndi umunyarwanda ahantu wabaye ni nko mu bihugu bingahe urebye ugereranyije ni nka hehe muri Afurika muri Afurika n'Afrika nabaye Burundi mbaye imbarara muri Uganda aho bita hehe Zambarara Kampala narabaye hajya ku muhanda ndiko curuza ibigori urabona naye biba bimeze nabi gushakisha ubuzima nyene niyo mpamvu mbona ufitemo akantu nkunda abantu bameze nkawe bafite isuku nkawe sibyo ujya ukomeza ugira isuku nawe urabibona reka ngende papa rawe bavuga ko isuku ari isoko y'ubuzima sibyo yego kadogo rero yego rwose ujya ureba ibikureba ko ndakumva uranyumva yego wirinde amagambo ibintu by'amagambo sibyo yego hanyuma ubaha icyo nkubwiye kandi aba aricyo ugira ute aba aricyo uzajya ukora sibyo nizere ko twumvikanye aho tuzakorana neza uranyumva niba nkubwiye ngo umushyitsi wanjye araje urumva mwubahe ugende urebe uwo ari we umwakira umuzane hano sibyo ngira ngo uranyumva nizera ko twumvikanye ndakumva nurenga kuri aya mabwire hanze uzasubira mu cyaro sezeranyije ko akazi ukazi uzi gukora akazi neza ndabitse mbere yuko utangira ngiye kwereka ukuntu uzajya ukora ngiye kwereka ahantu hose kugira ngo umenye n'ahantu ukuntu uzajya ukora sibyo nangorane urabona hariya ari saramanje aha rero ni icyumba cyanjye ngewe bosi sibyo ukireba wireba ntujya ukorakora ntabwo ujya ukubagana rebamo hano ega ndakubwiye ndi mwizeye rebamo hariya ibyumba byanjye urabona iriya ni televiziyo we nta mpamvu yo kuhakinisha sibyo ukomeza kwitonda cyane ukahitondera aha ngaha urabona iyi ni sitoke y'ibintu ngira ngo urabona ko ari n'ibintu wabibonye
ndayibona dukomeze hariya rero umva hariya uzajya utekera waba kwa igikoni aha hose ugakomeza amfete bosi urakoze kumakatsi nzagutekera ibiryo biryoshye urakoze uza ahantu nkuye iwacija inzara igiye kuzahanyikira isuka naragowe narahindanye none dore bosi urakoze kibazo ndakubyumva aha rero ni lavabo aha niho uzajya wogereza ibyombo urabona ko hari smart hameze neza yego okay ubwo ngira ngo ndumva nta kindi ariko bakubwire yego ukirinda kuhakingura imfunguzo z'abana ziri hariya ku meza hariya kuri stock ukirinda kuhazafungura kugira ngo abantu hano ni Kigali ntabwo ari iwanyu mu cyaro bosi ndagushimiye wakoze kumakazi ngaya iwawe nashyitse gusa ntabwo wanyakiriye gusa wambwiye uti aha mu rugo ugomba kureba indeba zaba hari ibintu byinshi byo kurebwa nareba cyane nubwo byaba bihari nta ngorane cyanzanye n'akazi ugomba gukora akazi neza niko kakuzanye yego cyo nashaka kukubwira kitabita kureba ni ya magambo amagambo hirya no hino naje mu kazi kamenya ibanga ry'urugo sibyo nangora iyo uri mu rugo bivuga ko uri umukozi gusa uri n'umwana mu rugo urumva ndiko ndakumva nicyo nashaka kukubwira rero iwawe nahashimye nyene wanyakiriye mugabo wantembereje inyubako yawe urafise inzu nziza je nabishimye gusa ni byose ndagushimira ko banarondeye akazi ngayo wawe gusa ndagira ngo batse ikintu kimwe ikihe kado ufise amafaranga urafise itoto ufise n'inzu nziza nawe urafite n'umuduga none urafise umugore dore uragiye ugiye Kigali bishuka biharura bizi umbabarire mugabo wanjye uzihangane witonde we muzima kuzageza ugarutse amoro biriya bimero by'i Kigali n'abagore b'i Kigali ntibizakurarira ngo uhereyo uzagaruke nk'uko ugiye narakubwiye ngo ujye ureba ibikureba urumva ndiko ndakumva banyuma yego boss ntukanyijire mu buzima sibyo yego boss kandi icyo bambajije nta mugore afite sibyo ntawe urumva kandi ibyo mubwiye ndi gukina kubwiye fuma nigera mu kazi kange basi niba ndavuze nabi oya nta kibazo nta mugore afite sibyo se ubu ni wowe turi kumwe hano ni wowe tuziye dute turi kumwe banyuma abahisi nibaza bakadusanga bazadusanga ndi kumwe nawe hano sibyo hari uwo hasanze se oya bizera ko ibintu byose nabikweretse ubushatse wahaguruka ukigendera ukajya mu kazi sibyo se hari ikindi gisigaye fata ikibanza cyawe ugitware mu cyumba cyawe wakibonye hanyuma ukora akazi neza murakoze sawa murakoze karabimede hano mu kazi reka mbandanyisha
ko maze isaha hanze. Kadogo. Mungu. Kado. Karame boss. Ngwino hano. Yego boss. Waje? Naje. Uretse nshaka kubwira urumva? Yego. Mukanya mfite umushitsi. Uranyuma? Twumva neza nta kibazo. Tegura ibintu byose. Kandi n'icyo kurya cyo kunywa sibyo? Utegura ibintu byose igihari imbere nyine nta kibazo n'umushyitsi ariko n'umusangwa sibyo? Umushyitsi mukanya nabageze aha ngaha kandi cyo bifata neza mu bantu sibyo? Ndabizi. Ujye witwara neza sibyo? Ndabizi. Kaguruka. Sheri urahageze ku gipangu? Maze isaha hanze mpagaze njyenyine. Siwe naje kureba basi. Reka mbwire Kadogo aza gukingure nta kibazo sibyo? Bega boss we. Ndabona Kigali nzahagwa ntitonda. Yewe we. Igitomati. Sheri. Karame. Ubu ni wowe ra? Cyane nuko. Iki kabisa ko byibishye cyane. Asigaye iki? Kugukumbura nkakubura. Jere kabisa wandenze. Uziko umuntu usa nabike byinshi babiro. Nukuri se. Siko mubonye roho yanjye numva pepe. Wagiyemo neza. Ndumva rwose nubwo mukanya ndabyutse numvaga nta mbaraga afite ariko numva usuje. Ukumva zije. Kabisa ushubije n'imbaraga. Kaduhabera nuko. Urambwira ibanga wakoresheje muri ino minsi dia. Yezi neza ko nta muri mu cyumweru gishize ntabwo ari ukunda guherukaga. Ariko rero ugabanya ibiryo. Ibi ntabwo ari ibintu kabisa. Je ntabwo nakwemera. Ibintu ndabona umubyibuho udasanzwe rwose. Ndekuba wagabuye. Meze utese. Ni amahoro se. Meze neza. Ariko rero iyi bag wayima nabwo nkayigutwaza wishyize ariko nta kibazo. Hanze umuherezemo na keke. Sikoro no usa nabike byinshi ukabiruta. Ahera. Ndakureba nkumva rwose roho yanjye iratekanye. Niko ye. Bavuga waho ni ngo ni kibasumba wowe noneho sinzi icyo nakwita siko. Ntabwo bisanzwe kabisa. Urambwira ibanga wakoresheje niki bakoresheje muri ino minsi kundi yabyibushye cyane. Uri kunyita. Ugomba bose Ujya neza. Uri kunyitaho rwose. Kadogo rero nawe yaranyobeye. Ibintu bigabanye nawe urimo arengera usigaye rya mayonnaise nyinshi ngira ngo usebe. Ariko mwana yanjye. Kandi Abo nkawe ntabwo wabura mayonnaise. njye maze iminsi myinshi akazi karantwaye akazi ntabwo nkirya sinkinywa Evan kabisa keretse Kono kuri turarya pe. keretse ndi kumwe nawe kujya kubona rimwe najyaga nkwahamagara. kandi numvaga rwose Kavugana. Nukuri numvaga nezerewe nkanabyibuha. reka Numva nishimye. niyo mpamvu wazanye dutaba Yigo sha. reka nawe uko tugenda kuba musirika tuzagutanga Ako bana. ariko nawe Yigo. komeza Ako bana turakundana. Umva. karibu Niba hari nicyo tuzabura. cyanga No mwisi no mwijuru kizabura. nari mukazingira ngo urabibona wihanga Ako turakundana pe. kandi nari mbyutse ndavuga nti none nicahandi nkomeze akazi nako Serwa warushye ariko nubwo warushye. Basi jumba bari nk'umwanya. kumenya ndaguhereza dia wa Nukuri jya nk'umwanya pe. akana kama yagukumira Kumana urankunda cyane. shatse ndagukunda ujye ubimenya ko ngukunda ntabwo ujye ubimenya usanga umpamagara umbwira ngo shere nguri he nguri hamwe n'abandi bantu abakiyuya buriya tutari kumwe iyo tutari kumwe mba ndi mu kazi nta handi nta kindi kintu ushobora guhugiraho cyangwa kureba iyo nkubonye akazi mba gashyize ku ruhande ni wowe gusa nawe Ndahitse. kuko iyo nkubonye buriya Cyane reka nkubwirize. ibikira ngomba kugwamo none uyu munsi
basi byose afite banji nkukumbuye nkushaka mana kabere kanjye mba nkakumbuye kabere kanjye se shaho nyine ntukaze se nyine ko ari neza ariko rero ibere ni iryanyu nta nukuri ni iryacu hamwe n'umugabo ugira ibere ni iryanyu ahubwo twebwe tugira amatuza ariko ubu rero banumva nshaka kugukora ahantu hose kangubwire uko mbyifuza ujye uza mu gitondo saa 2